Insigamugani byagiye MPIRU na NYONI. Iyi mvugo yahindutse umugani ngo byagiye MPIRU na NYONI ikoreshwa iyo umuntu ashaka kumvikanisha ko hashize igihe kirekire abonanye na mugenzi we, ariko bikaba byari byitezwe ko bari kongera kubonana bidatinze maze bikazarangira baburanye burundu. Ubwo nibwo wabuze mugenzi we agira ati yagiye MPIRU na NYONI. Wakomotse ku mwami YUHI MAZIMPAKA ari ku ijuru rya Kamonyi ahagana mu mwaka w'1700. Umwami YUHI MAZIMPAKA ni umwe mu bami b'u Rwanda baranzwe n'ibintu bidasanzwe, byaba byiza byaba n'ibibi. Yarangwaga n'ibintu bitatu ari byo ubusinzi, ubusizi, ubusazi, uburanga buhebuje n'ifuhe rikabije cyane. Ibisazi bye rero ntabwo byahoragaho, ahubwo byageraga igihe bigakabura, kandi ngo byazaga iyo yabaga yanyweye urwagwa. Nyuma urwagwa rwaje kuba umuziro ku bami b'u Rwanda bitewe n'ibyo rwakoreye Mazimpaka. Iyo ayo makaburo ya Mazimpaka yabaga yakabuye, yabonaga ibyo abandi batabona kandi bari kumwe. Reba nawe, umunsi umwe ngo yarebye hejuru abona ubwato bugendera ku bicu, ingashya zabwo zifite urusaku runini, maze yumva agomba kuzimanira bari muri ubwo bwato. Nibwo atumije umuheto we, afata umwambi awutungaho umuneke, arasa mu kirere aravuga ati MPIRU na NYONI. Arongera afata undi muneke awusiga ubuki, yongera kohereza kuri bwa bwato ati kabindi na buki. Noneho ngo ubwato busubira iyo bwari buturutse iburasirazuba. Nibwo abwiye abari bamushagaye ati buriya ubwo bari abashyitsi tubazimaniye bazagaruka. Ibyo hari ababihereho maze bemeza ko ibyo Yuhi yavuze yahanuraga kuzaza kw'indege n'abazungu mu Rwanda. Padiri Alexis Kagame wavuze kuri icyo gitekerezo mu gitabo cyitwa Un abrégé d'études et histoire du Rwanda, we yemeza ko ibyo Mazimpaka yavuze ari amateshwa y'umusazi. Avuga ko byatewe n'uko Mazimpaka yari amaze igihe yumva induru zituruka ku bantu bazanaga ibicuruzwa byabaga biturutse Zanzibar nk'amasaro ndetse n'imyenda byagurishwaga mu Rwanda muri icyo gihe. Na Mazimpaka ngo yari afite umwenda urabagirana yambaraga akaberwa. Uwo mwenda nawo ngo wahiriye mu nkongi yo ku Rucunshu. Iyo ubirebye neza ubona ko ibyo Mazimpaka yabonaga ari ibyaturukaga ku bisazi, kuko ari byo byanatumye yica abantu benshi. Ni muri ubwo buryo umuntu wazaga kumureba agakubitana n'uko amakaburo ye yahagurutse yamwirasiraga cyangwa akamutanga agapfa. Nk'ubwo yishe umuhungu we yakundaga cyane witwa Musigwa, ubwo yamurasaga umwambi ku manywa y'ihangu agira ngo ni umujura uje kwiba nijoro. Ikindi gihamya ko ibyo yabonaga bitari ihishurirwa ry'abahanuzi ahubwo byari ibisazi, ni uko Mazimpaka yapfuye azize kwitiranya urutare n'ikizenga cy'amazi. Umunsi umwe ari hejuru y'inzu ye bitaga umuturirwa, yaritegereje abona urutare, yibwira ko ari icyuzi. Bitewe n'uko abo babaga bari kumwe batamenyaga ibyo abona, yagiye yerekeje aho urwo rutare ruri, ahageze arasimbuka agira ngo yirohe mu mazi yoge, maze arwituyeho avunika ukuguru, nyuma aratanga. Bahise bamujyana mu gikombe kiri hafi aho cyitwa Nkingo kugira ngo adapfira mu murwa mukuru. Urutare rwishe Mazimpaka ni rwo rwiswe Gatumwa. Maze rero amwe mu magambo y'abasazi adakurikije ikibonezamvugo cy'Ikinyarwanda Mazimpaka yavuze ni ariya twabonye ngo kabindi na buki, kimwe na MPIRU na NYONI. Bitewe n'uko ari amagambo yavuzwe mu buryo busekeje kandi avuzwe n'umwami, abantu barayaharaye. Bitewe n'uko Mazimpaka yavuze azi ko abo bashyitsi bo mu kirere yari azimaniye ubuki n'imineke bizatuma bagaruka vuba, ariko bikarangira bataje. Byatumye kuva icyo gihe iyo umuntu aherukana n'undi bikaba byari byitezwe ntibibe, bamugereranaga n'aba bashyitsi ba Mazimpaka bo mu bwato bwo mu kirere batigeze bagaruka, maze bakagira bati kanaka yagiye MPIRU na NYONI, cyangwa ngo ibye byabaye kabindi na buki. Kugenda MPIRU na NYONI byasobanuraga kugenda ugahera, byari byitezwe ko ari kugaruka vuba. Ngayo nguko ari mwami Mazimpaka.